twongeye kubasuhuza inshuti bavandimwe tubahaye ikaze kuri MC Pedro Care, imwe mu miyoboro ya YouTube ikorera mu Rwanda, aho tubagezaho ibyegeranyo, amakoti agiye atandukanye, inkuru z'ubuzima hirya no hino, mu rukundo, muri politiki, byose tuzajya tubashyira kubera ko twaje gusanga ubuzima bw'umunyarwanda cyangwa se ubuzima bw'umwenegihugu cyangwa se ubuzima bw'umuntu muri rusange bugizwe n'ingirabuzima nyinshi. Rero twebwe tuzajya dukora nta mupaka, nta hepfo nta ruguru, nta hirya nta hino, kirazira tuzaberereka, ibitari ngombwa tubitera umugongo, ariko iby'ingenzi tubicukumbure, tubivunagure, tubibagezeho bifite uburyo n'umucyo. Turabashimiye rero mwese abakunda kudukurikira, abari mu Rwanda, abari muri Afurika, abari ku isi yose. Ntago turi buvuge ngo amasaha kuko isi ifite amasaha agiye anyuranye, nta nubwo turi bwite cyane ku rurimi, ahubwo turavuga ngo ubasha kubyumva wakoresha translation, wabyumva by'umwimerere. Turavuga ngo gira amahoro, gira ubuzima kandi uhorane impagarike n'ubugingo. Turi kumwe na MC Pedro. MC Pedro waramutse neza. Abandi bamwita Petero. Nawe niko witwa? Cyane. Aha. Urutare Kefasi. Napasi. Ayo yose naye. Tutangiye ikiganiro cyacu rero uyu munsi nagira ngo unyemerere nkwigombe dufate umwanya uhagije tuganire. Ikiganiro turi bujyane kandi cyose uko cyakabaye nta n'akadomo kavuyemo. Nshaka ko kibaza kuba uploaded kugira ngo umuntu nafata umwanya akicara agira icyo akuramo. Tujya twumva hirya no hino abantu bavuga bati urukundo. Bamwe bati rurakarama, ni rwogere, rurakasugira, ni rusagambe. Abandi bati rurakagenda ubusa, ni impumbi, ntacyo rumaze, n'amafaranga, nta. Izi mpande zombi rero nizo nyina ngo tuze kugenda dukoma hakurya. Ese kuki bavuga gutya, tubona ibitabo byinshi byanditswe bivuga ku rukundo, tubona filime zikiriye cyangwa se filime mbarankuru zavuga ku rukundo, ariko tukabona n'abantu bagiye bakina filime zirimo ubuhemu butarimo urukundo na rumwe. N'uyu mwanya uhamagaye abantu bahemukiwe mu cyitwa urukundo, wasanga ari umubare munini bitanoroshye, kuko benshi bibaviramo no kwiyahura cyangwa se kwiyambura ubuzima cyangwa se kwifata nkaho nta kikikuryoheye, nta kikikubereye, kubera ko wabuze cyangwa se wahemukiwe muri iyo nzira. Simon cyangwa se Simple Simon cyangwa se Petero, tubwiza ukuri mu mboni zawe iyo abantu bavuze ngo romantique, ngo uyu muntu ni romantique, igikorwa kiri romantique. Ubundi ibintu biri romantique biva he, bijya he, bibyarwa nande, bibyara iki by'ubwabyo? Mbere yuko nsubiza icyo kibazo, reka suhuza umuryango wacu. Umuryango wacu mvuga ntabwo ari wa wundi papa, mama, abana, uncles n'abandi. Ni umuryango wa MC Pedro Care, abantu bemeye kuza bakadukurikira, bamwe bagakanda subscribe, bakaba abanyamuryango, babandi bafata umwanya bakareba ibiganiro, bakaduha ibitekerezo, bakaduha kwitaho commentaire. Biranadufasha ko burya nabo tubereye aba partenaire ba YouTube, iyo babonye izo comment birabashimisha, baravuga bati nibura uyu muntu yavuze ikintu gifite aho gihuriye n'ubuzima bw'abantu kandi byakoze ku mitima yabo. Turabashimiye rero kandi turabaramukije. Haciyeho iminsi ariko nyine nta kundi, ntabwo ibi ngibi ari byo umuntu akora byonyine, akazi kaba kabaye indyango ryari na kenshi cyane ko hari umugabo wajyaga avuga ati uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi gakomeye. Tuba dufite akazi kenshi gakomeye, ariko tukaza kwibuka abantu bacu. Nisegura ku bo tumaze iminsi duhura, bambwira bati ntuheruka kurekura akantu. Tugiye kukarekura, ariko tukarekure muri uwo mujyo wa romance, urukundo tuzavugaho byinshi cyane, kuko si ikiganiro cy'uyu munsi kirangira, tuzajya dukomeza tubivugeho. Mwaba mutubona amasura, mwaba twabyihishe mwumva ijwi, ariko tuzarucukumbura, kuko ni ikimenyetso kigirwaho impaka. Ikimenyetso kigirwaho impaka hirya no hino. Hari abavuga ko rutabaho, bamaze kubyanzura. Hari abandi babivuga ukundi, ariko se ntirubaho koko? Hari ikibazo
warumbajije ndumva wagisubiramo kuko numvaga ikibanza ari ugusuhuza abantu banjye hanyuma noneho tukanzika. Twari turimo tuvuga tuti bamwe bararutuka abandi bakarushimagiza, abandi bararuharabika abandi bakarusingiza, hanyuma ukumva wowe ngo uyu muntu ni romantike, ngo iki gikorwa kiri romantike. Iri jambo romantike ribyarwa nande, ribyara ikiryo? Nicyo kibazo cy'ubu tugiye kuganira. When people say romantic, wumva iki? Ushaka wumva iki cyangwa zibaza kumva iki muri iryo jambo? Yego, reka nsubire inyuma gatoya mu nshoza y'urukundo. Urukundo mbere yo kuvuga wenda ko ari amarangamutima gusunikira ku muntu kumva ibyiyumvo bidasanzwe bimugukuriraho kandi hakazamo kumushima, ukumva ibyo byiyumvo biramugukururira kuri uwo muntu bitewe n'uburyo barudefinisa. Ariko bavuga amoko atatu y'urukundo. Hari urugo bita agape. Agape ni urukundo ukunda umuntu ngo nta intere n'imwe, ngo ugakunda tu, ugakunda umuntu ukumva wafasha, ukumva umuntu yava ahantu akagera ahandi ubigizemo uruhare agatera intambwe, ukumva barwita urukundo ruri agape. Agape rero cyangwa agapaho ni urukundo rw'Imana, rumwe Imana ikunda abantu, n'undi umuntu ushobora gukunda undi ariko nta interest arizo zose. Hakabamo urukundo rw'abafrere. Iyo mvuga abafrere ubwo harimo n'abaseur, abantu bo mu muryango bavukana rw'amaraso. Utabyuka mu gitondo ngo nashimishijwe n'ikintu n'iki kuri we, wowe ukamukunda kubera ko ari umuvandimwe wawe. Kumwe abana b'inkurikirane baba bashondana, ariko undi mu strange yaza yagira uwo akoraho bagahita bamumena umutwe bafatanije, kandi n'ubundi nabo bari barimo bamenana imitwe. Urwo rukundo rwa kivandimwe rero narwo rubaho rw'amaraso. Hakaza rero eros, hazamo l'amour érotique, rufata noneho ku marangamutima y'ibitsina bibiri bitandukanye, hungu na kobwa, gabo na gore. Yego. Uyu munsi bisigaye biri komplike. Mbere byari hungu na kobwa, uyu munsi haje ibindi ngo hungu na hungu, kobwa na kobwa, kobwa na kobwa. Mana yese nijoro ibyo byo nta n'ibyo ninjiramo, birandenze. Dushobora gutumira umuntu aho tuberereke, turaberereka, tuberereka, tubinyure ku ruhande ko bisaba umu expert. Yego, umuntu w'impuguke akatubwira gusa nabyo biriho. Hungu na hungu biza gute, kobwa na kobwa biza gute? Ibyo tubijye ku ruhande. None tujye kuri hungu na kobwa, gabo na gore. Hamwe ushobora kubona umuntu wabonye abantu umunsi wose, ariko bukira wumva wabonye umuntu. Mr. Romantic JB uturutse Bugesera. Yego, uje uhura n'abantu. Yego, benshi muranavuganye, uteye na rwa rwenya rwawe, bose uraje. Yego, uraje mu mujyi wa Kigali, ariko ugeze ku Karumuna uhura n'umuntu ushaka. Abandi bagushiramo, uwo nguwo akugumamo. Yego. Haga ibyo bintu ari ibintu ushobora gucira ifudika cyangwa ngo ubyihorere, ngo ni ibintu byabayeho gucura byihorera gute, bigenda bifata ku marangamutima. Urabivamo gute? Nabonye filime ya Neho wa mu amperere we wo muri w'umuromani, bavugaga ngo yatwitse umujyi w'i Roma kugira ngo abyitirire abakristo. Donc ari mu ntambara, ariko umujenerali witwa Marcus mu bakristo yirukagaho ajya kubica, ahita abonamo inkumi. Yego. Ahita acika intege. Umuntu ntabona, ahita acika intege. Byarangiye berekana Petero, intumwa Petero, Saint Pierre, abasezeranye. Marcus
ahita ava mu bajenerali barwanyaga abakristo ahubwo atangira kubarwanirira. Yanakijije n'abantu benshi cyane muri iyo filime. Ariko warumbaje uti kuba romantique, romance yahise itangirira aho ngaho. Tuzi ko imbunda, inkota, icumu ni ibintu bitarimo romance, ariko ukibaza uburyo romance igiye kubangikana n'imbunda. Rero ikintu kibibyara, impuguke zizatubwira muri commentaire, bitangirira mu marangamutima. Ukiyumvamo umuntu ufite za trait, bya bintu wowe uha agaciro kurusha ibindi, ukumva bikujemo, ugahita wanzura ngo uyu muntu arakunditse. Impamvu mbivuze gutyo ni uko ngewe ibyo nshobora gutekereza ko umuntu akunditse bidahuye n'ibyawe Mr. Romantic. Yes. Urumva ni disons nkunda amaso meza, wowe ukunda umusatsi w'irende. Yego. Ngewe rero ninkura na nyiramaso, maso y'inyana, maso y'inyana uko wamwita kose, ashobora kuzankura mu mwanya nari ndimo akagukura mu byimbo. Akankura mu byimbo, nyamara njye nahura na misatsi y'irende nkumva nta kintu birimo kubimbwira. Rero romance ihera aho ngaho. Twabivuze ko turi ku rukundo hagati y'ahungu n'akobwa, nagabo na gore. Urumva ibyo rero bihera aho ngaho, ukareba kuko icyo nita ubwiza ushobora kuba atari cyo wita ubwiza. Gusa kenshi usanga abantu bahuriza ku kintu kimwe bukaba bisa n'ibibaye universal, ariko ntabwo byaba universal kuko taille française sizo taille africaine. Ntabwo byaba universal rero, ariko agace kamwe gashobora guhuriza ku bintu, noneho abantu bakaba gasa nkaho babaye corrupted. Muri iyi minsi abantu barimo barajya gukora surgery, kandi ugasanga aho barimo babaga ni ahantu hamwe. Aho hamwe barimo kubabaga kugira ngo hiyongere cyangwa hagabanuke cyangwa bahashapinga uko bashaka. Nuko hari iyo kura ivuga yuko aho hantu harimo guteza ibibazo mu mitwe y'abantu. Urumva aho hantu rero wihatinde. Impamvu nashaka ko hatinda nuko mu buryo bumwe cyangwa ubundi icyagombye gutera urukundo ntabwo cyagombye guhera kuri ibyo, ahubwo izo zaza ari inyunganizi cyangwa imbonezamirire cyangwa inyunganiramibereho. Ahubwo aho sinemeranwa nawe, reka tudibetingeho gatoya. Reka dore impamvu. Okay, c'est un débat bien sûr, oui, mais waba ushatse kumvikanisha ko uriya urimo gukoresha plastic surgery yamaze kuwininga kuko yakoze icyo abantu bakeneye, ariko si cyo cyari gikeneye kugira ngo umuntu agire urukundo ruryoshye. Ibiryo bigera mu kanwa bitanyuze ku munwa. Oya, ibiryo bigera bimanuka mu muhogo bitabanje gutapfunwa, binyura mu maso. No, icyo kintu uvuze ngo binyura mu maso. Yes. Ntabwo nzamenya imico yawe hatabanje yo step ya mbere kwa demaringa inyuma. Ubyangu byemere, icyo kirabanza, maze ibyo bavuga byakagombye kubanza. Ibyo nabanjije bikabibera inzira. Ngaho mbwira. Oya. Simfe na mwana daya. Okay, ntacyo wenda abandi baza kugenda batubwira muri commentaire. Uguzanyemo ikindi kibazo twagombye kwibaza. Urukundo nyarwo rwagombye kubyara romantism cyangwa rwagombye kubyara ibintu byose biri romantique, ruzahera kuko ndumva ushaka kuvuga ku bintu bijyanye n'ibigaragara. Niyo misatsi, nayo maso, niyo minwa, nicyo kirenge, nicyo kiganza, nayo mabumbire, uburyo umuntu aremetse. Franchement ubaye ari ibyo ugiye kurebera ushaka urukundo wazatagangara, kuko aho hantu ibyo byose tuvuganye, ko ariyo gate uraza kubigenza ute? Ibyo byose tuvuganye twamaze kubona ko ni ibintu bishobora kuba bihari mu gitondo,
nyuma ya saa sita ukaba utabizi ko ariyo gate uraza kubigenza ute? Ntabwo ariyo gate. Ibyo ushaka kuvuga ntacyo, nidushaka tudebatinge kuri iki turangize ikiganiro. Ibyo ushaka kuvuga uretse gato kugira ngo nkuyobore kuko ni moderate. Nyorohera nkuyobore ni moderate. Reka duhindure no tuvuge ngo noneho njyewe nguhaye umwanya, sobanura umwiza ninde ateye ate. Icyo umuntu agombye kuba ashaka ko umuntu avuga ngo uriya muntu ni mwiza cyangwa ndamukunda mukundira ubwiza, ni ubuhe bwiza ndumva ari ushaka kucyo. Kuko icyo ntabwo uri bugere ku marangamutima y'umuntu, ntabwo uri bugere ku burere yahawe, ntabwo uri bugere kuri bya bindi bizaryoshya ubuzima muri kumwe utahereye ku muryango. Ku muryango rero jye navuze ko abantu bakunda bitandukanye. Uwo nanyuraho akankwamiramo n'uwo wanyuraho akagukwamiramo mu bwonko ntabwo ari bimwe. None se kubera ko reka ukiraho mubaze kuko ntabwo oya wa mugani w'abasaza reka mubaze. Reka mubaze urashaka kuvuga ko ngewe ufite umuntu ukunda uri mu mahanga sibyo? Turi kuvugana udahari, ntamubona, ntafite urukundo, yakohereje amafoto? Oya. Ntayarohereza? Oya. Wakunze ijwi? Njyewe twaraganiriye ndamukunda. Ndamukunda, twaraganiriye. None se ijwi riraboneka? Reka nkubwire rero, rirafatika se? Singuciye intege, ariko ushobora kuzabona amafoto cyangwa se ukazamubona imbona nkubone ukisubiraho muri byinshi. Sinzi niba wemera ko kandi wavuze ngo ibiryo binyura mu maso. Sinzi icyo washakaga kuvuga, ariko ubwiza bw'inyuma bunyura mu maso. Nubwo tutabutindaho, iyo mico wagize amahirwe yo kumva mu ijwi no mu biganiro ni iki? Ibyo byo biza nyuma iyo wabanje kumubona. Niyo mpamvu iyo aho hantu hatabanje kukunyura mbere ukamubona nyuma warakunze ngo uburyo gukayarenga kuri fone, uburyo bifite ibitekerezo byubaka, aho hanyuma utanyuze mbere bigusaba kuhanyura. Noneho niba uba usohoka ntumbaze, ariko ntabwo uba usohoka kuko uba urimo. Rero imiterere y'ahantu, reka nkubwire urugero. Hari igihugu nagiyemo kirimo ni ibirwa byinshi, hari ikirwa kimwe kigize kapitale. Ukiri mu kirere umanuka ujyamo usanga ari urwererana, amayetaje azamutse gutya ameze nk'amasaka gutya, ukabona icyo kirwa ni amayetaje gusa. Iyo foto iba ari nziza ku maso sava. Hari n'abajya kubaporoporeza abantu babo batangira imishinga yo kubana ku buryo icyo kirwa kigaragara neza. Ako narahageze mbanza nanga icyuka cy'inyanja gihari gishyushye kinuka, nanga ibiryo byaho, ibirungo bimwe urarya ibintu byose ukumva harimo ibirungo bimeze nk'amasukari n'ibiki byose. Mu by'ukuri ijisho ryawe uhabona, cyakora ugire muri yacht, ubwato bw'umweru bwiza buri VIP, baragutwaye ukabona ibintu ni sawa cyane. Ariko kuri wowe bitewe na Afurika yawe uvuyemo n'u Rwanda rwawe uvuyemo rwiza rufite umwuka mwiza, ukumva aho hantu ntabwo hari viable, kumva ntihakwiye kubabwa, kandi ijisho ryari ryabanje gushima. Nicyo wavuze uti ijisho, ibyo ijisho rishimye byakagombye kuba ibya mbere. Logiquement ntibyakagombye kuba ibya mbere, ariko biba ibya mbere by default kuko niho byabanje kunyura. Umuntu ashobora kukunyuraho rwose Mr. Romantic mu ijoro hatabona, ugahita umukurikiza izuru bitewe n'imibavu yiteye. Yego, ugatekereza ko uyu muntu humura aryasa, uyu muntu usa ryahumura ati, ugatangira kujya gushakisha uburyo asa. Ntabwo uhita uvuga uti uyu muntu humura atya n'umutima we ni kuhumura. Impumuro y'umutima ni kwako, ni amarangamutima akuzanira, ni bya bindi mumenya mumaze kumarana umwanya. Ariko nkubwiza ukuri sha,
vraiment imiterere y'umuntu uko guhumura kose nkubwira ibyo byose birabanza by default, ariko ibifite umumaro ni ibiza nyuma mumaze kumarana umwanya. Kuri wowe urukundo wumva rwagombye gushingira kuki? Urukundo rurambye ibyo kuramba bururetse, kuko kuramba urashaka kurumara iminsi ngahe? Oya, kuramba egare ko hari ibyo abantu bamaze kumvikana, kuko ngewe nemera ko habaho intambwe ya mbere yo kugira uwushima nawe akagushima. Ese wowe nawe wemera ko uwushimye nawe agomba kugushima? Kuko ushobora kumushima we ntagushima. Big time. Bihora nibyo byiberaho. Okay. Turebere hamwe noneho mbere y'uko rurambye cyangwa urw'iminsi, ariko hari ugushimana. Ugushimana niko kuvamo imigabo n'imigambi n'imigirire y'uburyo ruzaramba. Njye ariko mbyemera. Ni nako ntekereza abantu bagombye kubyumva, n'abari kutwumva dukurikire. Ntabwo ubona umuntu ku munsi wa mbere ngo umubonemo ibizaramba, ahubwo umuntu ku munsi wa mbere mubonamo gukwiriye, nawe akakwibonamo nkawe nk'umukwiriye, mbuze uko rubivuga. Hanyuma ntekereza ntashidikanya ko iyo mumaze gushimana ariko hatangira kuzamo sasa ibiganiro biganisha ku rukundo rurambye cyangwa se kururambisha. Uko gushima rero, uko gushima kumushima si igikorwa kiza denko. Gushima ni urugendo. Uranyemera ko gushima ari urugendo? None se ni urugendo rwatangijwe nande? Rwatangijwe ni rwatangijwe n'agacumu kaparisheje umutima. Ako gacumu rero iyo twita flèche de Cupido. Dokubati? Flèche de Cupido. Rano iyo bashushanya umutima uri mu rukundo bakunda kuwutraversa n'umwambi. Urumva? Ni ka kantu kakubita ukibona umuntu. Ari umuvandimwe ajyaga ambwira ati ntuzabane n'umuntu ku nshuro ya mbere utaraguhindukije. Ugihura nawe gutya ukahita ugira gutya ngo ukebuke gato. Ati ko umuntu utaguhindukije burya ntacyo bafite kiguhindukiza. Ntago ndi kumwe nawe. Akomeza. Witandukanye nawe ntacyo bintwaye, nagira ngo mbikubwire. Urumva? Umuntu wenyine ushobora gukunda ahereye ku marangamutima cyangwa ku bufasha ubwo ari bwo bwose, byaba bituruka mu mutima w'umuntu n'uburere, ni umuntu uri ku gisasiro urwaye. Kuko icyo aba akeneye cyane ntabwo ari ikimero cyangwa amasura meza cyangwa ibyo ngibyo. Aba akeneye usubiza icyifuzo cy'umutima we. Icyifuzo cy'umutima we ni ugukira. Icyifuzo cy'umutima we ni ukubona umuntu umwegura ukamujyana gukora besoin nubwo atabibasha. Umuntu wari watakaje amaraso, icyifuzo cy'umutima we ni umuntu wamuhaye amaraso. Tujya tubibona muri filime, umuntu bakamugonga agata ubwenge, yazakanguka agasanga umusore wamuteruye bwa mbere ni nawe bavomye amaraso, niba ari AB+ niba ari iki, bakamuha babonye bahuje, agahita atangira akavuga ati ubundi icyo nakwitura ni iki, n'ubundi amaraso yawe ari mu yanjye, ni wowe wanyereje ubuzima, none ubusigaye ndabuguhaye bwitwarira. Ariko tuvuye muri izo kazi ziri extreme, gushima umuntu ni point yaho muhuriye, swate muravuganye cyangwa ntimuvuganye. Hari igihe ukunda ijwi ry'umuntu, hari igihe ukunda ayo maso nk'uko twabivuze, bitewe n'ibintu ugira ukonsidera nk'uturanga bwiza kuri wowe. Hanyuma noneho ibyo wavuze bigomba kubanza, ni bya bindi bituma urwo rukundo ruramba. Ushobora kumushima ntagushime wabivuze, ariko niba mushimanye kwa kundi mugendana none ukavuga uti washyiramo ikirenge ukumva ntikiryarya, ukumva ntikirebuka, nimero yanjye nayibonye mani, nawe yashyiramo akavuga ati ko nimero yanjye nayibonye. Njye nibyo navugaga, ntabwo navuga ko aribyo byashingirwaho, ariko burya birabanza. Urakoze. Birimo biragenda bicayuka, bifata irangi, bigenda bicayuka ko mbere byari biri vage ntarakumva neza, ariko ndimo ndagenda nkumva. Abantu barashimanye,
umuntu ashimye undi buriya iyo ushimye undi aramushimye nawe urashimye ubwo barashimanye ntibashimanye barashimanye. So mu mboni zawe ubona turacyagufasha nk'impuguke tukwifashisha umaze igihe kinini muri ubu buzima, imyaka ufite ikwemera kureba ibiyoni bibiri ukamenya igihaka icyo ari cyo, usigaye bihishe inda, ushobora kureba umujyi ukamenya nimba imvura igwe cyangwa itari bugwe, ushobora kureba ikirere ukavuga uti uyu munsi turanywa tu. Iyo urebye ubona nyuma yo gushimana sore umukobwa ya fureshe de pikwati wavugaga yabaye aricyo twita first impression yakoze akazi, yagutravaye, uteye intambwe, uramwegereye, mubiganiyeho, agiye muri muti cyangwa se agiye muri projet. Niki niye nkunda kubaza ikibazo abantu ngo what next, ibyo bibaye bimaze kuba ubona ari iyihe ntambwe yagombye guterwa nk'intambwe fatizo noneho ya babiri bashimanye? Ubwo ntekereza ko aho ari ngo none sasa romantism yagombye gutangira kwa Paris kugaragarira aho ngaho mwamaze gushimana. Numva intambwe ya kabiri ari ukumenyana, kuko burya ntabwo muba muziranye pe, kuko iyo mwamaze gushimana umuntu aba yumva abereyeho undi, kumva umubereyeho nawe akumva kubereyeho, kandi ntiwaberaho undi utamuzi, usabwa kumumenya. kuko ujya ubona abantu babana undi akazamenya ko arwaye indwara ikomeye ariko babana, kandi igihe bari baratangiye gukundana yari ayirwaye ariko ntiyabivuga. Icyo gihe urukundo rutangiye gukemangwa kuko ntabwo rwari ukuri. Ko buriya ikintu cyiza mu rukundo, aho kugira ngo muhurire ku kinyoma cyangwa muhuzwe n'ikinyoma, mwatandukanywa n'ukuri. Urabyemera cyangwa ntubyemera? Hari uvuga ati nimubwiza ukuri araza kundeka, ariko se kuki udatekereza uko kurimbuka k'urwo rukundo kuzaba kunini igihe azadekuvura urwo umunsi yamenye uko kuri wamuhisha? cyo kuri wowe uravuga ko intambwe ya kabiri ari ukumenyana bishingiye ku kuri. Bishingiye ku kuri. Ubona mu kumenyana ari nk'iki cyaba umuzishingiro kugira ngo abantu bamenyane by'ukuri? Ubwo tugeze no gusesengura ibiramo kumenyana. Twatangiye gushimana turareba, tugeze ku kumenyana, noneho batangiye urugendo rwo kumenyana. Ni nk'ibiki batagombye gusiga inyuma, bigomba kurebwaho, bigomba kuvugwaho ku ruhande rwa bombi, kuko ni icyita rusange bensiyo, nimba ababyeyi mwera bafite, nimba ntabone ni iki ubona ari nk'ibiheremezo bavuga ati ibi bitatu bine babibwizanyijeho ukuri baba bahanye umusanzu ukomeye? Ikintu cya mbere baheraho, kuko burya abakobwa cyangwa abagore ntabwo muri rusange, ndavuga muri rusange ko hari kazi ziri specific, muri rusange ntabwo bakunda guhita bavayo, ntabwo bakunda guhita bavayo, batindayo. Gusa ikindi cyagaragaye ni uko iyo baje baba baje. Rero mwinjiye muri uwo mushinga wo kumenyana, icyo nakwita poroje yose biri hagati y'inkingi ebyiri, bije n'igihe, live alone budget, kuko na hariya munsi y'iriya kasiya mwahahurira mugafata umwanya, ahubwo time. Kandi burya reka mubwira, baravuga ngo igihe n'amafaranga, burya umuntu uguhaye igihe aba aguhaye ikintu gikomeye. Uyu munsi mushobora guhura mukiganirira,
akaba ataravayo ejo mugahura ariko avec le temps azavayo navayo azakubwira byose azakubwira byose mu rugo mu kumenyana terwa n'aho abantu bahereye hari abashima guhera mu kubwirana ibyo bishimira kurusha ibindi hari bakavuga icyo gihe bahita banabwirana ibyo banga ibibabangamira ukamubwira ati njyewe buriya nkunda umuntu umeze atya niyo akubwiye ati nkunda umuntu ugira isuku shaka abafite ubwanwa shaka abafite amadurede shaka abafite imisatsi y'injwiri ariko ayogemo ahumure bro ibyo bintu byakagombye kuba umuco wa buri muntu kugira isuku ariko n'isuku nayo igira levels hari umuntu ugira isuku cyane ukayibona baturiya muntu n'umunyesuku bavuze ngo isuku igira n'isukura isuku igira n'isukura okay hari inzego ukavuga bati uriya muntu agira isuku pe impamvu iyo abo bantu babivuga ngo agira isuku si uko nabo baba batagira isuku burya ariko isuku nayo iba hejuru y'iyindi noneho ibyo ubyitaho ukavuga uti umuntu wanjye nubwo n'ubundi nagiraga isuku ariko arashaka isuku ya nyayo pe ukavuga ati sinkunda umuntu witwara gutya na gutya ariko kandi nkanakunda umuntu umeze gutya na gutya ibyo bigahera aho ngaho guhera ku byo mukunda n'ibyo hari igihe mugira gutya mukona hari ibintu muhuriraho byinshi ibyo mutandukaniraho umuntu nakabyubahira undi kugira ngo ubashe kuba ubwo nibyo hari abantu bakunda guhisha amateka yabo avuga ngo ninyavuga ndaba nimennye nda abantu babiri bashobora gutandukana bishingiye ku byo bahishanye batabwiranye bakiri mu gihe cya mbere ugasanga batandukanye urukundo rwari rugeze aho ruryoshye ariko asanze ikintu cy'ikiguri cyangwa cy'igitsinsi yari yarubakiyeho ibintu ugasanga biratandukanye so icyo bagatangira nicyo wari ugiye wambajije ngo baherahe ni ukumenyana mukwiye kugira igihe kirekire cyane na bya bibazo bikomeye mukabibazanya mukabisubizanya ukagira kuzageza igihe nibura ugize n'umugisha wo kumubona imbona nkubone ugasanga ibyo yakubwiye tereke naho bihera rero kumenyana ntimuhishanye ibintu marangamutima yanyu akahise kanyu ku mugani w'abaturanyi n'akazoza le passé naho mugeze kugira ngo kuko ibyo ngibyo nibyo byubaka future nziza okay icyo rero nacyo wenda n'abandi bashobora kugenda batubwira muri comments ko kuko ikiganiro ntabwo ari icyacu bamwe babiri cyangwa batatu byanze bikunze ari uzacyumva yicara acyumve hanyuma abantu barashimanye abantu baramenyanye umva ni imirimo ibiri bashimanye mpamvu gushimana baramenyanye intambwe ya gatatu kuko ibi bintu impamvu ushaka ko tuzagenda dukora amaseri twite amaseri kuko abantu hanze hano mu buzima busanzwe naho hehe n'ibitabo ndi kugenda soma n'inkuru ndi kumva hirya no hino ntabwo abantu barimo bumva neza umumaro w'umuntu mu buzima bwabo kutamwumva kutabona icyo amaze biva muri kuntu mwahagurutse gute ubundi for first time nabwo wumvaga ari uw'ingenzi wumvaga ari uw'umumaro niyo mahitamo yawe yashobokaga icyo gihe nta bundi buryo yariyo ya nyuma ntekereza ko muri ibi biganiro rero gushimana kumenyana izo ntambwe uko zigenda ziterwa zishobora gutuma abantu baba very strong bakubaka ibintu biri durable cyangwa se birambye cyangwa bikomeye kubera ko baziranye mu muzi intambwe ya gatatu yabiyiye intambwe ya gatatu bamaze kumenyana ni ebyiri muri eshatu iya mbere ni ukurekana ko bamaze kumenyana
hari ibyo nakumenyeho bituma nkureka, indi iri ku ruhande rwayo bishamikiranye ni ugukomezanya. ari naho noneho reka kurekana, noneho buratse banarekane, kubera ko burya induru zakunze ziruta impundu zapfubye. Mr. Romantic, ikintu kingira inshuti yawe ni uko kuri. Ibyo byo kurekana nagira ngo gacemo bamenye ko iyo mumaze kumenyana bibasitinga mu buryo bubiri. Yego, murakomezanya cyangwa mukarekana. Murakomezanya ko burya ngo ni n'amagayi wo kunda yabe maribori. Oya, neba buriya rero ibyo byavugaga abantu bataramenya ubwenge. Ntacyo wagenda akayatsira, ntacyo amagayi wo kunda yabe maribori. Okay, ya bijyana na bya bivanga urukundo n'impumyi. Ikintu nzatangaho views zanjye, ibitekerezo byanjye, ariko burya wenda hari uwahita yibaza ati ungendanye utambwiye icyo bitekerezaho. Icyo mbitekerezaho, urukundo si impumyi, impumyi ni abarukunda. Ubwo bamwe barabyemeza abandi bakabihakana. Uti what next? Abantu baramenyanye, kumenyana bitumye bakomeza, abandi kumenyana bitumye batandukana. Gukomeza rero ni ikintu kiryoshye, ikintu kiryoshye mu buzima, kuko uba ubonye urukundo rw'umutima wawe. Yego, uba ubonye umuparteneri mu buzima, uba ubonye umuntu uruhukiraho, uba ubonye umuntu umenya amajya n'amaza yawe. Umenya amajya n'amaza yacu ni Kristo, ariko mu bantu uwo nguwo umubwira ibyo utabwira inshuti yende. Uwo nguwo umubwira ibyo utabwira abantu mubana kuri mu kazi, ahubwo n'ibyakubayeho mu kazi uragenda ukabimutura. Donc ababaye another you. Yego, abantu bakunda kuvuga ngo this is my half. Bavuga uburyo aba ari umuntu ukomeye mu buzima bwe. Aho ngaho urarira ukabona uguhoza kandi biri sincere. Urishima ukabona ubigufashamo kandi nta shyara gufitiye. Yego, nta bindi biri inyuma, nta manex. Ntako bisa rero, ntako bisa. Uriya mugabo uherutse gutaha w'umuhanzi witwa Kitoko, ubundi yagarutse mu Rwanda, yaririmbye aravuga ati sinari nzi yuko mu myaka yanjye n'indeshyo n'ubu bwema n'ubwemarare n'ubu bwanwa ntakwitetesha, ntabasha kwitetesha. Yego, n'umuntu uzara agahindura ubuzima bwawe, agahindura imyumvire, agahindura indoro yawe, agahindura ukitetesha, uri umuntu w'umugabo. kagwenyera ndimo ndagira ndagabanya right ntugire ikibazo. Hanyuma biraboneka ko abantu dusa nk'abashaka umwanzuro wa vuba, icyo bita kwikiriza ati tugenda tubaha tipu ntoya, tugeze ku musozo birumvikana, tuzagaruka noneho tureba ngo aba bantu bakomezanyije barimo baryoherwa gutya, umwe atangiye kwitetesha nk'uko wari ubivuze, ihana amakuru, commitment, gufashanya, kuzuzanya ku mpande zombi, yaba kuri bo n'abavukaho, byose tuzagenda tubireba. Ariko uyu munsi reka turebe ngo umuntu uri muri rukundo uyu munsi uri kubona bitamuryoheye nk'uko byamuryoheye akibitangira, hari inama imwe wamugira? Umuntu uri mu rukundo uyu munsi utari kuryoherwa nk'uko byamuryoheraga gitangira, bitaramuryohera, bitamuryoheye nk'uko byamuryoheraga bigitangira, bitamuryoheye nk'uko byamuryoheraga bigitangira. Inkuru nziza irimo nuko byigeze kuryoha, byigeze kuryoha, kandi ubwo buryohe bwamaze igihe.
yego ni ugukora diagnostic, ni ugusuzuma, ni ugukora isuzuma akareba aho bipfira, bagatangira hakiri kare, agatangira hakiri kare, hanyuma akareba niba bipfira ku ruhande rwe, aho ngaho akabanza agakuraho, noneho akaganira na mugenzi we ati hari ukuntu nari maze iminsi nitwara nabi ariko nabikozeho, hari ibindi ubona nakoraho kugira ngo dukomeze urukundo rwacu rugende neza. Iyo witangiriyeho buriya biroroha ko na mugenzi wawe abatushe, ukavuga ati ariko se ko uyu muntu yakoze uruhande rwe njyewe biti njye ndi shyashya, urumva aho ni sawa cyane kuko burya kwigira ntibindeba ku buzima bwawe niryo kosa. Iteka ugahora urumva hari undi iyo ataba wowe ntabwo mba ameze gutya, iyo bitagenda gutya ntabwo bagera kugera gutya, urimo urangira gutya ariko nawe nturebe ngo urimo uramugira gute. Uvuze rero ako kantu uvuze ko kwirebaho ni keza, tukubwire ngo wowe uri mu rukundo rwatangiye ruryoshye ukaba uri kubona hari ukuntu bitari kugenda neza, nanjye nka Mr Romantic nakubwira ngo murebe hari itara mushobora guhembera rikaka, buri umuriro wose uzabona ari ikome, ari igishyito, ari inkekwe, utangizwa n'umwambi cyangwa urushingo kunakubeta, ariko yahuhiraho utwatsi agategaho urukingo umwambi utazima bikarangira bibyaye ikibatsi. Ibyo ubona urimo uraganisha kuri effort ku mbaraga umuntu wese ubona bitangiye gusa nk'ibicwedeka, burya wategaho ikiganza, washyiraho utwatsi, washyigashyiga bikongera bikaka, burya hakiri umwotsi biba bigaragara ko hakongera kuboneka. Reka tubibutse ko gukundana ari inshinga gukunda, hanyuma gukundana kikaba igikorwa ngirana. Nta wandikiwe kugukunda wowe udakunda. Oya, ahubwo nta nubwo ushobora, nanongera nabibabwire muri uru buryo nshize amanga, ntuzigera na rimwe ukunda igihe cyose utazi uburyohe bw'urukundo. Yego, ihereho rero, hanyuma noneho mugenzi wawe nawe umutware neza, umubwire uti rero nawe umaze iminsi utabigendamo neza muri ubu buryo, ushobora guhinduka. Dushoje tuvuga rero ko birashoboka ko bishobora kuryoha nk'uko byaryoshye bigitangira, bikongera tukabinagura bikajya mu nzira nziza. Hanyuma ubutaha mubanguke hakiri kare, turebere hamwe uburyo bwo kuganira muri couple. Nibyo nshaka ko tuzaganira, uburyo bw'imiganiro. Murakundanye, murashimanye, muramenyanye, mwiyemeje kugendana, uburyo bw'ibiganiro nicyo kintu nsaba turiho gutaha bazacikwe, kuko azaba ari umwanya mwiza